Brazil yasabwe imbabazi na Pastor Claude mugenzi wawe. Umunyamatiku mugenzi wawe reka nkavuge Pastor Claude aragiye. Pastor Claude aragiye arinjiye mu rugo rw'amahina ahereje Ezekiel kuri 7 arapasa jugujugu kwa Pastor Juste kuri 11 Pastor Claude afashe umupira arinjira igitego nyezamu wa muhanuzi umwe wahanuraga aramanga manzi ibintu byose birahobagira neza aburuka afata umupira turashimira Uwiteka utanze itsinzi kuri Pastor Claude kini igitego ndakurahiye uvuze ngo Pastor Claude yasabye Brazil imbabazi ariko abafana mwese mufana ukuri abakunzi b'Uwiteka mwongera muzamurira ibiganza muvuga ngo turashimira Imana yuko abari abanzi bacu batangiye kutugarukira. Pastor Claude si we wagiye kuri zaburi nshya ahubwo zaburi nshya yaje kumushaka no ubundi yugize view yugize subscribe 100,000 abadayimoni barapfa n'utagushaka. Umva nkubwire Pastor Claude mbonye no kwisimbi TV bari buze kukwishaka umva barashaka kugira miliyoni 2 nibitabaze Pastor Claude 2 zireta zuzura. Nose Ezekiel urimo uraserekeza yuko Pastor Claude ari itsinzi kuri we ariko yaciye bugufi banza witonde reka nitonde banza witonde ngewe ikintu cy'ingenzi nabonye nuko nzi neza ko abakunzi baza buri nshya yego nibo batanze itegeko baravuga ngo turashaka umukozi w'Imana isumba byose Pastor Claude kuri zaburi nshya niba ushaka ko tugumana nawe tekinike zose zakorwa rero icy'ingenzi nuko Pastor Claude yicayeho atera gatebe ubundi aravuga imitego yose yashyirwagamo yayikwepeshaga guca bugufi nk'umukozi w'Imana oya ntabwo ari umuhanuzi w'Imana. Ezekiel niye mpamvu ko Tujene atari umuhanuzi w'Imana yakabaye uw'Imana ntabwo yagahanuye ubuhanuzi bwa Pastor Mutesi kuko yatumwe na Mutesi. Ushatse kuvuga yuko umuhanuzi w'Imana Tujene yatumwe na Mutesi yaza guhanura none se reka nkubaze Imana igira ubujajwa bwo kuvuga ko umuntu mwabanye mu rukundo ko yaravuze ngo umuntu uzakurongora mwabanye mu rukundo uramwanga uramubenga ajya simuzi ariko uwo muntu turanasa bacyumvise ariko yabyere bisobanuye ngo nyirubwite no yagize uruhare rwo kuba tuwegenda uhanura ubuhanuzi kugira ngo wemeze uyu muntu nanze turebe ko yakwigarura dore ngize ibyago mbuzi uwo twari turi kumwe mu rukundo ndebe ko nakwibonera unyifatira mu mugongo bicishe mu buryo bw'ubumana kuvuga yuko riri ari rigondo rya Pastor Mutesi cyane rwose nkuko yakoresheje ba kamarade n'abandi kugira ngo abakoreshe nk'irigondo rigomba gushyira hasi Pastor Claude n'abandi nabo nakifashisha ba jihadi ntabwo ba Ezekiel nkubwiza ukuri nge ntabwo nahisemo kujya mu ruhande rwa Claude kubera ko Claude yari ari kunkoresha nuko tekereza kuba ari je ufite access kuri Claude nanuza na Bishop Gerard bacyumvise ku munsi w'ubukwe akaba ari unyiyambaza ngo ni muhendahendere ba Claude nkahenda Claude nkamubuza kujyana n'umugore mu bukwe muri famille yari yazanuza za ngoma akaza kirirwa twaye abageni mu modoka Bishop Gerard akemera gatira imodoka akanywesha sanse ye akaza kirirwa twaye abageni nanjye nkirirwa muri izo gahunda zose ndeba ibitagenda neza bakanyiyambaza banga ngo nimbahamagara umukameraman kameraman akaba yararinze ataha atanishyuwe ibyo bikaza ku mutwe wanjye kugeza ubwo nkomvetse kameraman nkamugana ihangane warangiza ntunanyandikire message ngo umbweteze ki uri umuntu w'umugabo wakoze ntunadutumire ngo utubwire niba umugeni bimeze. Yes, reka ngusubize kandi mwifurize ibihe byiza aho uherereye hose Aziya, Australia, Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nguhikaze niba wumva utamerewe neza
ihanganije nejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza. Uyu munsi byanze ejo bishobora gukunda, komeza ukore cyane, Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Ezekiel siko bimeze cyane rwose, umukiranutsi azabeshwa no kwiza, ariko cyane cyane azatungwa n'imirimo y'amaboko yiwe. Hanyuma se ntihari igihe tujya dukora cyane tunasenga ntibikunda? Iyo bitakunze aba ari igihe cyo kutarakunda, ariko n'ubundi ntabwo ugomba gucika intege, ukomeza gukora. Komeza utsinde nshuti, komeza utsinde, nawe uza kwanga nuguma gutsinda. Ngo nuko tudasaba imbabazi. Ezekiel bimeze bite? Meze neza, ndashima Uwiteka Imana yaremye isi n'ijuru, ndakomeye, Imana irandinze. Uyu munsi nazindukiye ku musozi witwa Banguka ngo utabare, njya gusenga Imana, nsengera izi kamera zose uko ubona zintunze zose. Uyu munsi ngiye gutangira ikiganiro nazisengeye. Nazamukanye n'umwana umwe ukora hano muri hoteli Teke. Oya, tugenda tujyanye gusenga, dusenga n'isengesho, twuzura umwuka wera, imbaraga y'Imana iramanuka, Imana ivugana natwe ibintu bikaze. Rero ntago nje hano nkuje gutera waraza, to ni icyambere. Ibyo ngiye kuvuga byose ndabivuga nk'umuntu uri mu mwuka. Kandi ubanza usaba imbabazi nawe. Saba imbabazi nde? Ese mugenzi wawe ntabwo wabibona? Reka nkubwize ukuri, imbabazi ntabwo nasenga ntabanje kwiyunga n'Imana. Ahubwo abankurikira hano kuri iyi mihanda nimwe mwankomerekeje, mwandika comment mumbwira ko ndimbwa uri umunyamatiku. Ngo ndi umunyamatiku ndi iki? Kubera ko muri abafana. Ezekiel Imana izakotsa. Nizo comment Imana izagutwika, nizo comment ziba zihari. Ntago Imana yigeze ncanira imbabura yo kuntaraho. Ariko ngizakotsa. Nyine nta mbabura yo kuntaraho Imana yacanye. Izotsabo. Kuko umuntu niba abo atemeranwa n'ibiganiro uri gukora akakubwira ngo uri imbwa, uzashya mbere n'indi. Icya kabiri ukubwira ko uri injajwe, uzashya mbere n'indi. Icya mbere babanze bamenye ko kuri iyi mihanda mba naje kwihahira. Ivuga ubutumwa riteretse hasi. Ntabwo nariteretse hasi. Ku cyumweru nzaba ndi Rurindo, nagiye kubwiriza ubutumwa mu itorero ryitwa Foursquare. Nzava Rurindo mpita nza mu giterane cyo gufungura mu gikorwa cyo gufungura urusengero kwa Bishop Brigitte hano hakurya. Uzakenera ubutumwa agakina ko mubwiriza ubutumwa, agakina ko ndirimba, azaze muri icyo giterane. Ibyo byose ukarengera ukajya kuvuga ubutumwa bwiza, uri umupagani, bakubwira ko uzarimbuka, bakubwira yuko uzasha, bakubwira ibintu byose. Kuki ubirenga Ezekiel? Je ntago ndi umupagani. Nakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, urumva? Uzamfatira mu rugo rwe naje kumuheta azanyita umupagani. Oya, ntabwo ari cyo cyaha cyonyine. Ezekiel reka twige. Oya mwana, reka nkubwira abantu ntibakababazwe nuko umuntu wiseka. Umuntu arababazwa nuko uri kwirira. Nabatera mwaka wangu. Iyo umuntu ari hano ari gutangira ngo aratangiye ngo ubutumwa bwiza, dushyiraho ijambo ry'Imana, akaza yaguruka yakumva utangiye kuvuga muri Yesaya, agahita agacuramisha, ahita yirukanka wagira ngo wakubitira imbwa gusutama yazimara. Noneho ukuntu ari bakunda amatiku, iyo bakibona umuntu atangiye ikintu kitiku, bakenda bakurira bakurikiza ukajya kumva yanditse ngo rembwa ashaka. Kandi niwe urimo urarema itiku, undi nawe ngo ibyanyu ngo byarabananiye, ngo ubutumwa bwiza mwarabugoretse iki n'iki. Njyewe hano kuri iyi mihanda nareruye, mbabwiza ukuri kiyonjeho, nzanye uyu munwa wanjye niyo mpano Imana yampaye. Ntabwo yigeze impano yo kujya gukora muri banke, niyampaye impano yo kujya gutwara, dore ko n'ibiciro byazamutse. Ibiciro byazamutse, bantu mujya mu ntara n'ahandi mumenya ngo ibiciro byazamutse. Nge iwacu twajyaga tugendera 1850, yayisaba 2,700 urukumva. Ubwo rero turashimira Imana ko ikomeje kutugira bisiti. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ubu nibwo noneho rya jambo Imana yavuze yuko dutuye mu mujyi wa Kigali, aribwo tuhatuye mu izina ryande rya Yesu. Ubwo rero abanyita umunyetiku mujye munyita umunyetiku, muvuga ibiki n'ibiki, Imana ikomeze inyuhera umugisha, kuko ngewe nzi ko Imana iba yaravuganye nanjye. Imana yavuganye nanjye ko izadutera kamera zirenga zinga 1 2 3 4 5 6 7 8. Ninde muri mwebwe birirwa bandika comment ufite iryo sezerano ryo guterwa izi kamera zose? Zizaba nyinshi. Ezekiel reka tubanze twamamaza hano, turi kuri hoteli Teke Kabeza. Buretse mbyivugire, turi kuri hoteli Teke Kabeza,
babafitiye serivisi z'ubwoko bwose harimo n'icyo bita outside catering. Banza witonde. Iyi hoteli rero iherereye ku muhanda wambukiranya Kabeza na Kicukiro. Muri santimetero 50 uba wigereye muri hoteli Kabeza n'ahangaha. Icyambere nahariye nkumva kiraryoshye. Ni igiti niyo mvuye hano ntakibonye. Nta mahoro. Mba numva nta mahoro mfite. Abantu dukorana barabizi niyo hagize umuntu kibukinga kubera ko nanyweye no ku muti w'inyama. Kera sinaryaga inyama. Ako kanya mpita ntangira gucira amazi. Ubwo rero iyo umuntu ankoreye ikosa n'unyima kuri icyo giti sinjya nkora ikosa ryo kuvana no ku cyumweru. Wabonye ko nazanye na madamu tukaza kurira igiti hano twatwicaye hari turagikubita ubundi nana n'umwana wanjye ibintu bigenda neza. Bityo rero nka Ezekiel nta handi njya sohokera nta n'ahandi njya nkorera ibiganiro usibye kuri hoteli Tekeka Beza. Naho ngaho babafitiye amacumbi bafite sauna massage. Ariko ndashaka no kuzajya muri sauna muri hahandi haryo batanga iki handi ugenda ukota babyita muri sauna muri hotel Tech naza kuza kumva kino kiganiro aguhiyo promotion jewe nzajya nibwo bwa mbere mu mateka ariko nzabikora muri hotel Tech Kabeza. Ezekiel reka twikomereze rero abantu mukunda gusohoka abantu mukunda ku muganira. Nariye n'inkoko ya hano. Urumva igura amafaranga make cyane ni nk'uruseni nk'ubuntu bundi. Igikiro nk'icy'umuneke. Narayiriye numva bigenda noneho ikirayi cyaho. Burusheti yaho yifi kutayivuze. Ubwo ndimo ndavuga ibyo nariye hano. Fanta yaho murakoze twikomereze. Ezekiel mu gitondo mu masaha make cyane kugeza aka kanya haciyeho nk'amasaha agera muri 5. Twabonye inkuru kuri Zaburi nshya. Prezire yasabwe imbabazi na Pastor Claude mugenzi wawe. Umunyamatiku mugenzi wawe reka nkavuge Pastor Claude aragiye arinjiye mu rugo rw'amahina ahereje Ezekiel kuri 7. Arapasa jugujugu kwa Pastor Juste kuri 11. Pastor Claude afashe umupira arinjira igitego nyezamu wa muhanuzi umwe wahanuraga aramanga manzi ibintu byose birahobagira neza aburuka afata umupira. Turashimira Uwiteka utanze itsinzi kuri Pastor Claude. Kini igitego ndakurahiye. Ubuza ngo Pastor Claude yasabye Prezire imbabazi ariko abafana mwese mufana ukuri abakunzi b'Uwiteka mwongera muzamurira ibiganza muvuga ngo turashimira Imana yuko abari abanzi bacu batangiye kutugarukira. Pastor Claude siwe wagiye kuri Zaburi nshya ahubwo Zaburi nshya yaje kumushaka no ubundi yugize view yugize subscribe 100,000 abadayimoni barapfa n'utagushaka. Umva nkubwire Pastor Claude mbonye no kwisimbi TV bari buze kukwishaka umva barashaka kugira miliyoni 2 nibitabaze Pastor Claude 2 zireta zuzura. Nose Ezekiel urimo uraserekeza yuko Pastor Claude ari itsinzi kuri we ariko yaciye bugufi. Banza witonde. Banza witonde. Njewe ikintu cy'ingenzi nabonye nuko nzi neza ko abakunzi ba Zaburi nshya yego nibo batanze itegeko baravuga ngo turashaka umukozi w'Imana isumba byose Pastor Claude kuri Zaburi nshya niba ushaka ko tugumana nawe. Tekinike zose zakorwa rero icy'ingenzi nuko Pastor Claude yicayeho atera agatebe ubundi aravuga. Imitego yose yashyirwagamo yayikwepeshaga guca bugufi nk'umukozi w'Imana ariko icy'ingenzi nuko bemeye ukuri Pastor yakoze mu nkuru n'ibiganiro byose byagiye bikorwa. Undi munsi w'ikiganiro cya kabiri bazaze kugikora hano muri hotel Tech. Hanyuma Ezekiel reka duce bugufi noneho tuganire byimbi. Oya ntabwo nca bugufi ndumva ndi muri murari ubundi y'igitego cyabaye hapana ibintu byo guca baraserebura. Tuza kuza guserebura ariko nyine tuganire mu buryo bwimbitse. Pastor Claude yagiye kuri Zaburi nshya ajya gusaba Prezire Ntaganzwa
imbabazi z'uko yamuvuze ndetse asaba na madamu, asaba na perezida yuko ari buze kuza kumusabira imbabazi madamu we. Siko byagenze? Ndakubwiza ukuri abana b'Inyanza rero Ezekiel, siko byagenze. byagenze. Ikomeje kuturemera icyo bita amashimwe. Nyine wowe reba hano tuganira. Banza witonde mbanze simbukire kuri Zaburi nshya. Narinzi ko Zaburi nshya ari ya wa muhanuzi. None timu ya Pastor Claude irakabye. Tangiye kugerayo. Yewe. Ugiye kumwimura. Iyo mutaza kwakira Pastor Claude ndakura uzi ko kigize 9 mu masaha 3. Mu masaha 3. Pastor Claude rero uremewe ni nawe muntu kuri Zaburi nshya ufite ikiganiro cy'amasaha 3 n'iminota 30 n'amasegonda 11. Byari iteraniro ndakura. Byari iteraniro. Niyo mpamvu ngubwenge iki ni igitego. Iki ni igitego. Yesu ni ucinjije ku munota wanyuma. Rero reka ngaruke ku kiganiro nyamukuru bagiranye kuva ku munota wa mbere kugeza amakuru mfite nuko umuyobozi mukuru wa Zaburi nshya President Ntaganzwa akimara kumva ko Pastor Claude akubise icy'umutwe uwitwa umuhanuzi atwase yego yahise yibuka ubusabe bw'abazaburi nshya abyibutsa akimara kumenya ko Claude avuye muri ribu atambitswe amapingu. Aravuga ngo byakunda kejo naza tugakorana ikiganiro. Pastor Claude kubera ko ari umukozi w'Imana atajya agira mu nyangire cyangwa ngo abike inzika, harabati nta kibazo. Burejo niriwe hano nari mbizi neza yuko Zaburi nshya iri kwa Pastor Claude, ubundi nari ntegereje guserebura intsinzi mbonye ikiganiro kigize gute gisohotse. Rero abirirwaga mudutera amabuye yanyu muyashyire hasi. Icy'ingenzi nuko twatsinze. Imana ishimwe, Damuru yatsindiye perime mu izina rya Yesu. Abadayimoni bashwiragiye. Damuru rero Imana imwiciye karande. Nukuvuga ngo rero wewe muhanuzi ni wowe. Yaguye ituro ni wowe muhanuzi. Turemewe cyane ntago twemewe. Uremewe vuga komeza uvuga tubwire ibya Claude. Hanyuma Ezekiel ntago turi buze kuza kwirengagiza ukuri kuko Pastor Claude yagiye gusaba imbabazi President Ntaganzwa umva nkubwire n'umugore we, ariko akanga gusaba imbabazi Pastor Mutesi kwa President kuko ntiyari kubitinyuka kubera yuko President nawe afitanye ibibazo na Pastor Mutesi. Oya, none se wasaba imbabazi Pastor Mutesi wamukubitiye icy'umutwe muri ribu? Ariko two kwirengagiza yuko yavuze yuko nawe yamuvuze. Ari ngombwa kandi mubwire tuganire. Twiganirire. Pastor Claude imbabazi za mbere yasabye yavuze ngo mbere yuko tugira ibindi tuvugana reka mbanze niyunge n'umuryango mugari wa Zaburi nshya by'umwihariko President na Madame. Kandi koko yarabavuze. Kandi byari ngombwa nk'umuntu wari ugeze muri salo. Byari ngombwa nk'umuntu wari winjiye muri salo kugira ngo abe yakwakirwa neza, ahabwa amazi nanayanywa agere ku nzoka nta ngingimira igize gute ihari. Ibyo byatumye uyu muyobozi mukuru baganira nk'abavandimwe kubera ko yaba President ntiyigeze agaragaza ko afite inzika y'ibyo Claude yavuze, ndetse na Claude ntiyigeze agaragaza ko afite inzika z'ibyo z'uburyo President amufata. Icy'ingenzi rero President yagatayemo turaza kuza kukavuga. Nubwo yagatamo ntago bitureba, imbabazi zitwikira ibintu byose. Ariko ndakubaza iki kibazo, yicaye kuri Zaburi nshya cyangwa ntabwo yicaye? Bakoranye ikiganiro cy'amasaha 3 n'iminota 30 n'amasegonda 11 cyangwa ntacyo bakoranye? Ni iteraniro. None si igitego cyatsinzwe cyangwa ntago cyatsinzwe? Uruhare rwa Claude turaza kuza kwivuga ngo ku ruhare rwa Claude. Imana dusenga
ikunda ukuri kuva muri Pastor Claude. Imana yakuye Claude ku gitutsi ikamuhereza urugo. Imana yahuje Claude na Ezekiel bakubaka timu y'ukuri izira uburyarya. N'abanyamatiku. Ntabwo ari abanyamatiku, twakabaye abanyamatiku, ntago umwe muri twe uduhagarariye muri twe ntago yakandagiye kuri zaburi cye, kuko zaburi cye ntigikoresha abanyamatiku. Byatse kuvuga yuko kugera kuri zaburi nshya ari ikimenyetso cy'ukuri. Ni ikimenyetso cy'ukuri, kuko cyano yitwa ubundi zaburi nshya Kiranuka TV. Wibuke ko yari amagambo agaragara muri Bibiliya. Turukujana ubundi izo cano nubona umuntu ayiciyeho ukabona yitambukijeho ubutumwa kuri Kiranuka TV, ujye uvuga ngo ubwo uyu muntu yageze imbere ya Ezekiel agasuzuma akabona aciye kuri Kiranuka TV, uyu muntu aremewe. Nubona zaburi nshya iteyeho kashi, ujye umenya ngo bya bintu biri mu murongo w'iki w'Imana. Ni wowe utahiwe. Ngiye kuri zaburi nshya narahakoreye. Baransuye baza kumpemba nabyaye. Nigeze guhurira na zaburi nshya ahantu twe twagiye kubwiriza ubutumwa. Ariko Ezekiel umunyamatiku. Oya ntabwo. Umva. Wari Ezekiel umuhanuzi. Nta munsi numwe naje hano kuri YouTube batanyita umunyamatiku. Ayambere ariko uza wari umuhanuzi. Hari Imana ikudimbiramo akantu, dore ko abantu bahumye amaso ngiyo babonye ko umuntu ari umuhanuzi batabamenya ko uwo muntu ngo yemewe. Ariko ninde? Ariko baje kumenya ukuri kandi Bibiliya Umemburo TV muranyobewe. Nyine ku Umemburo TV muranyobewe. Inkuru n'ibiganiro nakoragaho muranyobewe. Ubu se reka nkubaza, muranyibuka ku Nzozi Zacu TV ndi guhangana n'uwitwa Karabo Kima? Icyo gihe se nari bwahanura. Ariko umunsi nahanuriraga ubuhanuzi bwa Yago bwahise butwikira izo ntambara twabayemo. Nitwa umuhanuzi, sinigeze mva ku kuri kandi sinzava ku kuri. Icy'ingenzi none nuko bigaragaye ko Imana idushyigikiye, tukaba twatsinze igitego. Imana ikaba itangiye kutugeza aho biyita abahanuzi, twe batwita abanyamatiku bakatwita abanyabyaha. Ariko Ezekiel reka tugaruke ku hari ubundi ni ku musozi Karumeli. Perezida ntabwo yatangije intambara ikomeye we na Theogene. Ntabwo yatangije intambara ikomeye. Ubu iriya mikoro Pastor Claude yafashe, Theogene umuhanuzi w'Imana azongera kuyifata. Umunyabyaha yayifashe. None se kankubwire, kubera inyungu Theogene hajyanye yakwigendera. Theogene uyu nguyu umuhanuzi nako ngako kubera inyungu afite, kuko we ntajya akorera ikiganiro kuri cano badafitanye kontara yuko bagomba kugabana ayinjiye. Hoya ubu nanjye muri Cristiano nkamuganga ikiganiro tuzajya dukorana, tuzajya tugabana. Yaza uriya ni umucanshuro. Uriya ni umucanshuro. Ntabwo ari umuhanuzi se? Umuhanuzi wa Yesu yasinyanye kontara nayo YouTube channel yagiye igaruka munuza mu rukiko, basinyana kontara ayinjiye bakajya bayagabana. Amakuru y'ibivugwa avugwa yuko nubundi yasinyanye kontara yuko ikiganiro cyose bakoranye ayinjiye bagomba gusatura, kandi nta nubyo kuvuga ngo uratwara 50%, ni ugusatura. Umwe agatwara igice n'undi gice, ubwo nibyo nta bindi. Niba ubyemera turakorana, niba utabyemera ntitwongera gukorana. Niyo mpamvu yavuze ngo nihagira agacano. Agacano atwita uducano kazibeshya ngo kamamagare. Urukumva? Umva nkubwire, umwijuto w'ikinonko ugira ngo imvura ntizagwa, uwamubwira igihe twasenze n'igihe Imana isohoreje isezerano ryo kudutera kamera zingana gutya. Ariko ba wishimye. Wa wishimye. Iyo nicaye mu mugambi w'Imana yavuze, mba mfite amashimwe akomeye. Okay, Ezekiel rero icyo kiganiro ntago turakijyamo neza nkuko ngende. Uya twinjire nta kibazo. No kuntu bishaka twinjiremo neza. Sibyo? Kugeza aka kanya Pastor Claude yamaze gusaba imbabazi Brazil n'umuryango we ndetse n'abakunzi bazaburi iki. Kandi yazihawe. Kandi imbabazi yazihawe kuko n'ubundi jambo ry'Imana yavuga ngo usabye imbabazi azihabwe. Hanyuma ko bamubwiye ngo nasabe barindiriye kubona yuko asaba Pastor Mutesi imbabazi, agahaguruka akirukanka aho icyaha cyamuvuyeho cyuko ari umunyamatiku. Umva nkubwiza ukuri,
uyu mubyeyi na Pasiteri Claude banza umenye ngo ni abantu babiri baziranye. Rero ntabwo Claude yari gusaba imbabazi z'ibintu by'ukuri azi neza yavuze. Wibuke ko no mu bitumye agezwa kuri zaburi nshya nabyo birimo, kubera ko byateje urujijo umunsi umuhanuzi yahanuraga mu izina ry'iyo yise Imana, akavuga ko yamutumye kuri Mutesi, ko Mutesi atazigera ashaka umugabo ngo ahirwe adashatse umugabo w'umubishopu ufite uruhara, akaba afite umusatsi uruhande rumwe, kandi uwo mugabo asa n'umuhanuzi wahanuye. Abantu rero inshuti, abaforowazi ba zaburi nshya bahita baterwa bagira urujijo rwo kwibaza kuri ubwo buhanuzi, bitewe n'inkuru bajyaga babona kuri Kiranuka, ku Ikaze TV Rwanda, kuri Zamuka, ku Ntoranwa TV, kuri Yoro TV, kuri Kera TV, 5D TV. Iyi ngiyi ntayo nzi. Umugambi w'Imana cyane cyane ari ibiganiro byakorerwaga hano kuri te. Turi kujyana none ibyo ngibyo bibateza confusion. Bavuga ati se ibyo Claude avuga ni ibi, umuhanuzi nawe ahanuye ibi, ubwo ari Imana bavuga ko ivugiye muri uyu muhanuzi na Claude ninde uvuze ukuri? Imana kugira ngo igaragaze kiri mu ruhande rw'abavuga ukuri, Claude ahita atumizwa muri ribu. Wabyumvise? Amaze gutumizwa muri ribu aragenda arisobanura. Amaze kwisobanura arataha. Zaburi nshya ikimara kumenya yuko uyu muvandimwe avuye muri ribu, ihita yemezwa n'icyo kimenyetso cy'uko Claude ahagaze mu kuri, ari umunyakuri. Ihita imutumira. Ubwo ni ukuvuga ya Mana yavugiye mu muhanuzi ntabwo yari Imana y'ukuri, kuko iyiza kuba Imana y'ukuri ntabwo iba yatsindishirije Pastor Claude. Umuhanuzi buretse yahanuye avuga ko hari amacana agiye gufungwa, icyumweru kirarangiye. Ndumva tugiye kwinjira mu cyumweru cya kabiri. Aha nuravuga ko hari ugiye kwinjira muri gereza. Ubwo Claude ko yinjiye kuri zaburi nshya, ubwo ni gereza yinjiyemo ni mageragere. Bambarize ubundi zaburi nshya yakagombye kumuca, kuko hari ubuhanuzi bwakozwe bwatugize ibicibwa kugeza aka kanya. Hahandi Ezekiel nge ntabwo turi kuza kucyumvikana. Uretse gato hahandi twabereye ibicibwa, batugiriye ibicibwa. Niho Imana itwemereje, niyo mpamvu niririmba iyi ndirimbo ivuga ngo guma ku birindiro, aho wavuganiye nayo aho nihiza gutabarira, aho bagusebereje, aho wambariye ibicocero aho nihiza gutabarira. Wibuka ko Claude yagiye kuri zaburi nshya kera, kubera ko yari yariswe umunyamatiku, yari yaraciwe. Turashimira Imana ko bamutenze ari nabo bamutenguye. Ako ngako reka Ezekiel, reka njyewe ndacyagaruka ku ruhare rwa Plaisir. Ntabwo Plaisir ari wabyikoresheje, yabisabwe n'abakunzi ba zaburi. niwe deje wa zaburi. None isi yatabikora, kubireka iyo atabikora reka nkubwire, abangaba dukorera, abaduhereza ibiganiro nibo dukora, ni nabo badutegeka. Ezekiel, reka tugaruke kuri icyo kintu. Reka njye ntabwo ndanyurwa, buri muntu wese uri kukumva arashaka kumenya ukuri. Plaisir na Pasiteri Mutesi bavuga rumwe. Cyo nibinde ba Plaisir ni umunyamakuru uri kumva wabigize umwuga, kandi inkuru n'ibiganiro bikorwa akenshi bikurura amabifa atandukanye. Yego, baba batavuga rumwe, baba bavuga rumwe. Ibyo ntibindeba kuko sinzi aho bakwiyungira, sinzi naho baziyungira. None se Ezekiel, ndagira nkubaze, na buri muntu wese uri kutwumva icyo kintu nawe arakigiraho amakenga. Pasiteri Claude ntiyaba yabaye intwaro yo kujya kurasa Pasiteri Mutesi bakoresheje
zaburi nshya ko n'ubundi kuri zaburi nshya Pastor Mutesi atavugwa neza. Kuri zaburi nshya avugwa neza none se nihe haciye ubuhanuzi bw'igipfunyika bupfunyitse buvuga ko uyu mubyeyi agiye kurongorwa n'umuntu ukomeye. Ni amareshya mugeni. Oya cyane reka nkubwize ukuri. Banze tubwire kuri icyo. Reka nkubwize ukuri. Ntabwo zaburi nshya ari umwanzi na Pastor Mutesi nta nubwo n'umuyobozi wayo ari umwanzi wayo. Kumvisha inkuru zabo mu minsi ishize. Ibyo ngibyo by'inkuru zabo ni nkuko nanjye nicara kuri kiranuka nkaba nakora inkuru yarasa Plaisir na Plaisir nawe akaba yakwicara kuri zaburi nshya akaba yakora inkuru indasa. Ariko tuba tugomba kuvuga kandi nkumva yuko ampamije nanjye narangiza nkaza nkamuhamya wacyumvise nyuma yaho tugahamagarana tukavugana kandi tukiyunga. Ubundi nta bifu ikunda kuba hagati y'abashosho medias mu gihe bazi yuko ari abashosho media kereka abantu bataramenya agakino kaba hano muri social media. Hanyuma Pastor Mutesi na Pastor Claude nta gakino. Pastor Mutesi na Pastor Claude bavuga baziranye kuko nabavandimwe bamenyanye 2003 kugeza uyu munsi baracyaziranye. Bivuze ngo nta gakino bari gukina abantu. Ntabwo ari agakino bo. Claude ngiwe turirirwana turavugana turaganira. N'ikiganiro cyo kujya kuri zaburi nshya nabimenye ku ikubitiro nta nundi muntu wese muri mwe gurabimenye. Twaribuze kujya kuri zaburi. Yego. Ubwo rero icyo nakubwira cyo nuko icy'ingenzi Claude yakoze icyo Imana yashakaga ko akora. Ntabwo nigeze ngaruka kuri umuhanuzi w'Imana. Oya ntabwo ari umuhanuzi w'Imana. Niyo mpamvu ko Tujene atari umuhanuzi w'Imana. Yakabaye uw'Imana ntabwo yagahanuye ubuhanuzi bwa Pastor Mutesi kuko yatumwe na Mutesi. Ushatse kuvuga yuko umuhanuzi w'Imana Tujene yatumwe na Mutesi yaza guhanura. None se reka nkubaze, Imana igira ubujajwa bwo kuvuga ko umuntu mwabanye mu rukundo? Ko yaravuze ngo umuntu uzakurongora mwabanye mu rukundo uramwanga uramubenga ajya simuzi ariko uwo muntu turanasa. Bacyumvise ariko yabyere bisobanuye ngo nyirubwite no yagize uruhare rwo kuba tuwegenda uhanura ubuhanuzi kugira ngo wemeze uyu muntu nanze turebe ko yakwigarura dore ngize ibyago mbuzi uwo twari turi kumwe mu rukundo ndebe ko nakwibonera unyifatira mu mugongo ubicishe mu buryo bw'ubumana. Kuvuga yuko riri ari rigondo rya Pastor Mutesi cyane rwose nkuko yakoresheje ba kamarade n'abandi kugira ngo abakoreshe nk'irigondo rigomba gushyira hasi Pastor Claude n'abandi nabo yaba nakifashisha ba jihadi ntabwo Ezekiel. Nkubwiza ukuri nge ntabwo nahisemo kujya mu ruhande rwa Claude kubera ko Claude yari ari kunkoresha. Nuko jewe ndi mu bantu bahuriye na Pastor Mutesi kwa Claude twagiye muri anniversaire ya Madame Claude. Video ndazifite kuri telefone yanjye. Wacyumvise? Urazibuka ko nzifite kuri telefone. Urakoze cyane. Ndi mu bantu bahoberanye na Mutesi. N'amafoto ndayazi. N'umushyitsi bari kumwe na Mutesi. Mutesi yamaye rifuti inkura mu Bugesera ingeza hano Nyanza. Wacyumvise? Rero ntabwo ndi mu bantu bayoberwa ukuri mu gihe ndi inshuti nabo bombi. Guhoberana nyine twarasuhuzanyije kuko twari ikimenyetso cy'amahoro. Kandi guhoberana ni ikimenyetso cy'uko ari amahoro nawe uri amahoro. Namuyambiriye cyane. Nabuzwa n'iki? Uburenganzira bwawe. Icya kabiri Claude twabaye mu kirori kirasoza turataha. Rero mu byo Claude byose yavuze nari mbizi nk'ukuri ariyo mpamvu nahisemo guhagarara mu kuri. Hanyuma Ezekiel reka tugaruke ku ruhande rw'iyisaga kubera iki yaje bamwe mu bantu bakora zino analyse kuri YouTube rimwe kumuyobokamana mugacikamo ibice bibiri. Ibice biri kwa Pastor Mutesi n'ibice biri kwa Pastor Claude. Ariko gucikamo ibice kw'abantu byabaye kuva na kera. Ushatse kuvuga ko Ezekiel na Karosi bafite kutumva kimwe kuri rafu.
ubundi urabizi ko uwo mugabo n'ubundi tutari guhuza. Inshuti yawe ariko Ntabwo ari inshuti yanjye. Inshuti yawe se yakugambanira? Karosi se yarakugambanira. Karosi n'umukozi w'Imana wemewe. Umukozi wande? Mugenza kubonamo umwuka w'ubugambanyi no kubika inkota uzicisha umuntu mu gihe hari aho umutegeye. Karosi Gihoreresha. Hanyuma akaba umukozi w'Imana. Namubwira yuko ndimo ndiga kandi nshaka gukora perime, akikora gutya akavuga ati ni ukuri kw'Imana uzabona perime ari uko umpaye 50,000. Uso ni umukozi w'Imana. 50 by'iki? Ngo by'amaturo nkaho yanzamukiye umusozi. Yigeze anzamukira umusozi byibura se ngagiye kunsenya. Kandi ugakuyemo. None se nyikuramo ni papa we wayimpaye cyangwa ni Imana yayitanze? Rero je nimukirwa no muza murata abantu ngo abantu naba nyine menya ko ari abakozi, ariko ntago ari abana b'Imana. Kuba umukozi ni kimwe, ariko kuba umwana w'Imana ni ikindi. Sibyo? Umukozi w'Imana atera kamera akavuga ngo avuye ngo mu kigare cyanyu ngo kuko yasanze muri indyari. Umukozi w'Imana w'ukuri abonye umuhanuzi aduhagurukiye siwe wankomvetse akangira inama ati jya kurega. Nyuma niyaje anyihakana ngo nago ngo ndi umugambanyi. Sizeki uvugishije kuri. Nari mu batanga bomya nari mu mavigitime bagiye gutanga ubuhamya se. Uvugishije kuri Ezeki. Umuntu aguhanuriye uwo ni umukozi w'Imana. Nawe uri umuhanuzi. Banza untega amatwi. Iyo umuntu yahagurukiyemo na dayimoni mwana aragushuka. Ntumenye ko ari dayimoni iri kumukoresha ukagira ngo ni Imana iri kumukoresha. Ndetse kuvuga yuko Karosi yagushutse ngo ujye kurega kugira ngo abone inkota zankubitisha. Kubera ishyara afite kiranuka TV. Oya. Hari ikindi Karosi ni umunyeshyari bigeza. Iki? Karosi ni umunyeshyari. Uzasobanukirwa ko ari umunyeshyari umunsi mwakorana uzagende mukorane nimukorana ukwezi kumwe abiri. Kandi uzasobanukirwa ko ari umunyeshyari umunsi azakwereka igihe cyose yatangira avuga ko afite abacuzi. Uzanyere ku mucuzi yateje imbere. Nakako kantu reka tukareka. Igihe cyose uzabana n'umuntu akaba adafite umuntu byibura umwe yagize uruhare rwo kuzamurira ubuzima. Wacyumvise? Buriya nka Sabe urukumva? Tweretse amafoto y'abantu. Umva nkubwire buriya nka Sabe twavuga yuko ari umuntu utagira ishyari kuko kitayigiye ku birenge bye. Twavuga ko atagira ishyari kubera ko twabonye yarafondeye ubuzima Pastor Theogene uyu munsi akaba yaratabarutse yarahasize umuryango. Wacyumvise? Nese umuntu uzashimishwa no kukubeshaho ari ukaguhaye gusa kugira ngo ajye abona ibyo avuga. Ntunza abantu ibyo bimaze cyangwa abantu atunza se n'abasabisha aho kugira ngo wigishe umuntu cyangwa umuntu ifi wamwigisha kugira gute kuyiro. Sawa rero ibyo ngibyo ntukabizane nge mu kintu cy'ingenzi cyananteraga n'umujinya. Ni umunsi yakuye ijambo mu kanwa akavuga ngo nukureza ki uzabona perime ari uko umpaye 50,000. Ako kantu kambaye mu mutwe karandya nangira kwibaza utabimuhaye kubizi ko Karosi ari umushumba wanjye se ko no umushumba. Ubusa nari nyobeye kubijyana muri ADPR katabaro ngo bari wombishyira cyangwa bijyane kuri ADPR uko amadamu. Oya mwana abantu nibakigira ibigirwamana wangu. Hano umwuka wo kwigira ibigirwamana. Kandi nge ntago njya nkunda umuntu wigira ikigirwamana. Kuba umuhanuzi ni kimwe ariko no kugenda nk'uko Imana ishaka ni kimwe. Muzasabane imbabazi rero. Inde? Je nakosa nigeze mukorera kuko narabyutse mu gitondo mbona yateye amakamera. Arimo aravuga. Manu ukuntu yambabaje man. Tekereza kuba ari je ufite access kuri Claude nanuza na Bishop Gerard. Wacyumvise? Ku munsi w'ubukwe akaba ari unyiyambaza ngo ni muhendahendere ba Claude. Nkahenda Claude nkamubuza kujyana n'umugore mu bukwe muri famille yari yazanuza za ngoma. Akaza kirirwa twaye abageni mu modoka. Bishop Gerard akemera gatira imodoka akanywesha sanse ye. Akaza kirirwa twaye abageni.
nanjye nkirirwa muri izo gahunda zose ndeba ibitagenda neza, bakanyiyambaza banga ngo nimbahamagara umukameramani. Kameramani akaba yararinze ataha atanishyuwe. Ibyo bikaza ku mutwe wanjye kugeza ubwo nkomvetse kameramani nkamubwira nihangane. Warangiza ntunanyandikire message ngo umbwire Ezekiel uri umuntu w'umugabo wakoze. Ntunadutumire ngo utubwire niba umugeni bimeze neza byagenze neza. Mbese twinegura. Bugacya kubera inda no gukunda views ngo ikigare cyacu ngo kiravumye. Ibiganiro yankozeho byose byari byo gushyira hasi Kiranuka TV, kubera kumurwaza umutima, kubera ko nza nkirirwa hano, we yiriwe mu rugo yiriwe yicaye, ngo nindangiza mve hano ngiwe mushyira ibiganiro byakoreshejwe kamera yanjye ubu kugira ngo mbe umucanshuro. Inshuti ye umucanshuro we inshuti ye wavuze umucanshuro ubushuti oya genda mwana. Ubu se nkubwiye ngo kwanza ntunongeye no kumumbaza, nkubwiye ngo umpe sound ubu waba uri umukozi wawe. Oya ntukongeye no kumumbaza, umwihorere reka twikomereze. Reka twikomereze. Byaratambutse. Ubu se Pastor Hema ntago yatanga ubuhamya. Uzi ikiganiro icyo gihe twari tugiye gukora ntago kibo ari nge na Pastor Hema nawe twicaye ari nawe ugiye kukinkoresha. Pastor Hema aranyicaza arambwira ati Ezekiel tuba abakristo tubiki Kristo. Ese koko birakwiye ko iki kiganiro ari cyo wakora? Ndebye koko kubera ko ankoze mu bitekereza mpumuye amaso sanga si cyo gikwiriye. Hati bati none reka ngewe nicare nkwibarize, kubera ko ari yamaze kubona ko ari ikiganiro na konvetswe kigiye kumbamba. Pastor igira hino bagutunge mikoro. Icyo mvuze ndabeshya? Pastor ko nukuri. Ndabeshya nukuri. Ezekiel yaragiye gukora ikiganiro kimeze gutya. Cyari guhita kingeza muri Ribu direct. Imodoka ari guhiteza kunyitwarira, kandi kubera ko mbikonvetsweho n'umwana w'umuntu. Ubushuti nubwo kwisi. Hanyuma Ezekiel, Pastor Claude mu bandi bantu yasabye imbabazi. Wabonye hari ikintu nigeze mvuga se naramwihorera ndabareka mbanze mwihorera. Umushumba none numvise ngo yatangiye kunyurira bibiri yajyaga ngaburira. Uzarorere kubima yajyaga guha bibiri se azarorere kubima wangu. Imana yatugiriye neza kandi ikomeje no kutugirira neza. Pastor Claude yasabye inshuti, ubu mu minsi iri imbere ni inshuti cyangwa yasabye imbabazi. Uretse gato ubu mu minsi iri imbere n'inyama twahari azaziducyurira, azambwire nzimuhahire. Batangaga ku biryo yarabimaga pe, ariko suko iwanjye nabaga nabiguze. Ezekiel ko mwavuze suka karenga ntabwo yamusabye imbabazi. Iki Pastor Claude yasabye inshuti, yasabye imbabazi Pastor zigira inshuti Michel. Imana imuhe umugisha. Hanyuma yarekeye ubu kugeza kanya Pastor Claude ko yasabye imbabazi abantu bose asigaje, ariko Mutesi yarekeye kuvuga ku bantu Burundi. Ariko ko mubizi neza ko wakubitira imbwa gusutama yazimara. Niko nuneza arareka kuvuga tubeho duteka ari byo bidutunze. Ushatse kuvuga yuko cyari ikinyoma cy'imbabazi kuri za Burundi? Ntabwo ari ikinyoma. Cyangwa ni bya bindi byuko duhora dusaba imbabazi. Misemo guhoranyizwa ngashingwa mu gakiza ke. Nukuvuga ngo ariya na Malaysia mu gihe kugira abantu bavuye kuri Pastor Claude. Rega Pastor Claude ibyo mushaka kavamo nabivamo inzara irica benshi, ahubwo musenge ntabivemo. Ibyo mushaka ko tuvamo tukajya mu bindi nitubivamo muricwa n'inzara. Aya ni mwigenda mwakabyara. None se ubundi reka mbabaza ko mufite amakamera muyobe waho insengero ziri kwa bajuriyene, kwa bapotre minyoni, kwa gitwaza, mugende mutera amakamera maze muve muri abo banyamatiku nuko muzi ko mutacuruza.
cyangwa muzifunge muzizimye wa mugani. Harimo abaterayo bagacuruza. Bacuruza ibiki? Mwagiye muri Successful ni hahari. Nawe yaje hano. Oya niba bicuruza twese duhurire aho Bishop Brigitte azafungura urusengero ku cyumweru saa 8. Tuzahurireyo. Simbabwira se ko muza muri iyi mihanda mushaka kana. Tuzajye gukora umurimo w'Imana. Nyine nawe azagira ukuntu bigenza. Nyine tuzajye gukora y'umurimo w'Imana. Ariko mujye mundebera kuri iyo kamera ubu ntibyarangiye wangu. Ngaho ngaho nawe mwamuri. Ubwo se amajwi ariho. Twikomereze. Hoya mba nibarize wangu kugira ngo hatagira ibintu binshi. Kumbise nawe wateyeho. None se ntateraho Kiranuka TV ni hano. Nzi ko wateye. Kiranuka iri hano. Ezekiel. Aho hinduka cyo gusaba imbabazi pasiteri zigira imisheni. Cyari gikenewe ntabwo cyari gikenewe. Ikintu cyo gusaba imbabazi pasiteri zigira inshuti. Cyari gikenewe ntabwo cyari gikenewe. Cyari gikenewe kuko ibyo yavuze kuri zigira inshuti ntabwo nigeze mbishyigikira. Nta zindi mbaraga zabaye inyuma. Oya nta zindi. Nta nizigeze ziba. Ntazo. Kandi byari ngombwa ko imbabazi zisabwa umusaza kuko twese muzehe pasiteri zigira inshuti turamwubaha kandi turamwemera n'ubutumwa bwa muri we nubwo hari imijugujugu abaterwa ku ruhande. Ariko natwe nka bene se ntabwo dukwiriye kuba twamutera iki amabuye. Ni umusaza uturuta, ni inararibonye mu butumwa bwiza kandi twamwigiyeho byinshi ndetse twamwigiraho byinshi. Kumusaba imbabazi nawe musaba imbabazi nta kosa namukoreye kandi niba ari namukoreye waramuvuze. Ntabwo namuvuze. Ezekiel erura. None se utumye muvuga. Waramuvuze. Namuvuze Kiranuka abantu barabizi. Oya niyakiraga ibiganiro bitandukanye kandi ngewe se Kiranuka TV ntishinzwe kwakira ikiganiro kivuga umuntu neza ngo ikimuvuga nabi nanirwe kucyakira. Umaze kumenya yuko atari ukuri ibyo bari kumuvuga usaba imbabazi nk'umuyobozi wa Kiranuka. Oya ngewe nakiraga igitekerezo cya Claude nkakirana n'undi ufite igitekerezo. Hanyuma umaze kumenya yuko wakiriye ibitekerezo bigoramye ba nyirabyo bakabisabira imbabazi wowe nk'umuyobozi wa Kiranuka ntago wasaba imbabazi. Sakandira hako mudushyirishamo gute aho ngaho kuba ari ukunshyirishamo nge nari ndi mu kazi. Ntabwo ari ukugushyirishamo. None se cano yakira ibitekerezo byose. Umaze kumenya ubundi ntabwo nabimenye. Ntabwo wabimenye ko yasabye imbabazi se. Babarira. Zasabye Claude ntabwo zasabye Kiranuka. Umuyobozi wa Kiranuka rero yagombaga gukura izo nkuru akazisabira imbabazi. Nge nakosa nakoze. Hari ikindi. Izo nkuru ko ubwo ziri aho ngaho ari igihuha. Ntabwo ari igihuha wangu. Ngewe mfite uko nacarangingaga Claude nkagira uburyo mubaza. Akabisobanura ukabyumva nkajya gushaka n'undi ufite uko byumva. Ariko bitari byo. Rero ntibikuraho ko ibyo yavugaga. Ariko bagasobanura bitari byo umaze kumenya ko atari byo. Nge nari ndi muri showbiz. Ezekiel nzambarirwa ibyino mihanda. Ntabwo ari ukuzaba mbarirwa. Ubundi ibyo tuvuga bibaye bidahari tujye tubwizanya ukuri. Abantu bakizwa bate? Uzi ko hari abantu bavuga yuko pasiteri yasabye undi mupasiteri ku bintu bituma abantu bakizwa. Iyo tunabivuze gutyo bituma hari abandi bantu badatinyuka gusaba. Ukavuga ati ninsaba nzajya muri social media. Iyo tuvuga zino nkuru hari ibyaha dushobora gutekereza gukora. Ariko kuko tuzi ko hari ijisho ritureba kugira ngo ricuruze. Ibyo byaha tukaba twabigambira mu bikari byacu ariko ntitubikore. Rero ntabwo icy'ingenzi ari uko zino nkuru zikurwaho. Kuko mwibuka yuko ziri no mu nkuru zitunze bamwe na bamwe. Kuko ni showbiz. Ari nge zirantunze. Uri kumva? Canal Box bagura internet bakazi. Muri Canal Box tugura internet, muri MTN tugura za internet. Rero kuba zino nkuru zavaho hari ibigo byahomba. Bamotari bahomba. Kuko nega kamoto nje kuvuga hano zino nkuru cyangwa nje kuzifata. Hani kirayi cya hano. Nyirya kuko niriwe hano kubera ko nje muri izi nkuru. Rero ubwo ngubwo ntabwo mfite amafaranga. Rero ubwo ngubwo izi nkuru mwizitera amabuye kuko namwe muzikurikira muba mukeneye n'ibimamara stress. Ikindi cya kabiri bituma natwe ubwacu mutumenya mukanamenya na za kamere zacu. Njyewe yonje nkatongana n'umuntu wari utumenye uko uburyo nene n'uburyo uzajya unyitwaraho. Kandi uburyo n'umuntu. Kuko nge ndi umuntu. Nyene ahirya yuko naryamye nkabyuka. Nkeneye n'icyo kurya. Kandi nkeneye n'amaturo nzaza kuba mwabashumba mwe mu rusengero.
nese nintakora ngo mboni umusaruro w'ibyo nkoze uvuga abantu seze ki uvuga abantu nese Bibiliya kitavuga igiti hoteli iteke kari y'umuntu nimvuga hoteli iteke simvuze nyiri hoteli iteke bagombye kugenda ukavuga Bibiliya ibyo ngibyo Bibiliya ni neze ki none se amazina wicaye ugasoma Bibiliya none se nimwanga kuvuga muri bazima murashaka muzavuge mwapfuye ni kurengereza ki turagane ku musozi w'ikiganiro cyacu ariko ntabwo twakwirengagiza akantu Plaisir yavuze mu kiganiro ari gukorana na Pasiteri Claude avuga yuko yarumbiye Imana ntabwo kandi iyo amubona ari gukora ibiganiro hari igihe abamubona yicaranye na Satani neza ahubwo Plaisir niwe warumbiye Imana ese wikura amakimbirane yawe ntabwo gihe nkuru y'amakimbirane kuvugisha ukuri ni kwicumutumira yarumbiye Imana umunsi yicaza gura muhanuza akemera yuko uwo muhanuza atambutse ubutumwa buvuga ngo Mutesi hari yereko Imana yamweretse uretse gato niba ari umukozi w'Imana w'ukuri yagakwiriye kumuga ubwo buhanuzi bwa Pastor Mutesi bushyire Mutesi ntabwo bureba abanyarwanda ikindi umaze kuvuga yuko ari umunyamakuru nega amatwi ikindi genda ushakisha uwo mugabo Imana yakubwiye ko azarongora Mutesi nawe umuhereza ubwo butumwa kuko twebwe abakunzi b'izo mpande zombi ntabwo ubwo butumwa butureba ariko yabuhaye hari ubuhanuzi bureba sosiyete akaba hari n'ubuhanuzi butatureba icyaka ubuhanuzi buvuga yuko Mutesi agiye guhunga agaturuka igihugu ndumva bwaravugiye kuri Zaburi bacyumvise biba byarabwiwe ugiye guhunga kuko uyu munsi ubivuze gutyo bituma dupanira n'imipaka twanabona sose tukamubaza ntugiye ubwo ntuhunze anarengana bundi hari ubuhanuzi buri prive y'umuntu mu gihe ufite nimero y'umuntu ubuhanuzi mujye mureka gutera warazi ibyo ngibyo rero sibyo uzinduwe no kuza kuvuga ngo Imana yamaye buno buhanuzi kuri uyu nguyu ufite addresses ufite aho atuye uhazi kigendera uvuga yuko Plaisir ari we niwe wabaye imbarutso yararumbiye Imana none se mani ukanera umujinya ubu yatinyutse avuga ko Claude yicarana na Satani iyo ari kumubona ko ari ibiganiro hari igihe abamubona ari kumwe na Satani ngo nawe yari yicaranye na Satani rero we ko yemerewe kwicarana na Claude none wowe nta nubwo yicaranye na Satani gusa ahubwo ubwo yasuye Satani yegeye ko Claude mu rugo yego nyine kuko jye Claude nzi simwemera nk'umukozi wa Satani jye mwemera nk'umukozi w'Imana isumba byose kandi uvuga ufatanyije rya zina ntabwo ari uko dufatanyije rya zina avuga ukuri kandi akaguhagarara akanakurwanira abandi rero ni bamujyanye muri ribu yego akaba yemera kuba yazira uko kuri abandi rero baraza bagatwikira ikinyoma bazi ko ari ikinyoma bagashaka kugihindura ukuri bakagisigiriza rero batwita ko turi abakozi ba Satani ariko nyakuri ntabwo turi abakozi bande ba Satani reka dusoze ukabona nta nubwo twe turi abatezi b'ikiraka Claude rero amagambo yose yagendaga ajombwa birashoboka ko bagira ngo bumvishe abantu yuko n'ubundi nubwo baje kumusura ariko n'ubundi batamwemera ariko twatsinze uko byagenda kose ntibikuraho intsinzi uzareba iyo Rayon Sport itsinzwe ubu dusigaje kubona ikiganiro cya Pasiteri Claude n'umuhanuzi Eugene ntabwo Claude yakwicarana n'uriya muhanuzi aramutse yicaranye n'uwa muhanuzi bagakurira mu kiganiro nahita ntandukana na Pasiteri ndakubwiza ukuri icyo ndakivuze kuko yaba akomvetswe agiye gukoreshwa ntabwo twakongera guhura ku ntebe y'ikiganiro uri kumva kuko ubwo natangira kumugendera gake byaba birimo birototera jewe ako ntekereza ko Claude iryo kosa atagira gute atarigwamo kandi atanarikora dusoza ikiganiro cyacu nta kibazo mbese nta kintu ushaka kuvuga kuntu Pasiteri Claude yaba yicarana na Satani ari gukora ibiganiro ntabwo Claude yicarana na Satani baba bicaranye kandi ubwo
ntabwo Claude yicarana na Satani. kandi ubwo perezida niba abwiriza Claude Satani kera abayumviraho. Satani ni se w'ibinyoma kandi Claude ni umunyakuri. Zekere kadusoza ikirano cyacu ngushimire Bana umuntu akwanariza ukabibona ahubwo birananunguye ariko wabyumvisha kuba wafata umwe ukamwita ko ari umukozi wa shitani undi nawe ukongera ukavuga ngo ndabona wicaranye. Mani twigire ntacumura muri iki kiganiro udatuma unzamurira isukari. urababajwe cyane na kantu gahise kanambabaza ariko yakavuze Pastor Claude tuzakamubazaho. Yakavuze nyine cyari ikimenyetso cyo kugira ngo amugaragarize yuko nubwo bakoranye ikiganiro reka mukemanga. Kuko karambabaje. Abaye. Akuko karambabaje gusa nyine. None se nyine ubwami bubiri nyine ko babudahuje mwana. Kandi ku bwami bumwe nyine babuvuga towe ukora Sata ubwami bumwe bwishimira kwihimbaza. Ariko ubwo hari inkuru twirengagije tuzayigarukaho. Nubwo turi kwirengagiza yuko Pastor Claude yasabye imbabazi Prezire kandi hari ibyo yashinjaga Prezire. Tuzahura na Pastor Claude tumubaze ngo waje kuza gusanga ibyo Prezire atarabikoze. Kadusoza ikiganiro cyacu Zekeye tuzakora ikindi gice cya kabiri. Man wikomeza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Ikingenzi cyari igitego cy'umutwe cyinjiye cy'amanyanga ngiye nemeranya nacyo. Ntabwo ari icy'amanyanga wangu twatsinze. Umusifuzi yari yarangaye mutsinda igitego cy'ukuboko. Ngaho nimwandike comment zidutuka wangu. Bayi kaze rwose mbafunguriye amarembo. Muntu mvuge ko ndimbwa nta murizo ngira. Mr. yavuze mu kiganiro yavuze ngo ubu ndinjajwe abantu bamubwiye ko ari injajwe ahubwo. Mwebwe mwandike. None nawe rero mwandike no kubivugura baraza kubyivugira. Yaba mwandikishaga amakaramu yari kuzabashirana kuko nawe uteze ko gutuma ndeka ibyo natangiye komeza inzira watangiye. Bandi bamera umugisha rata abakozi b'Imana isumba byose. Zekeye reka ngushimire cyane rero kuba wemeye kuganira natwe muri kino kiganiro. Dushimira umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro. Niba utarakoze subscribe uyikore kugira